Semungu ntabwo ndamubona mu buzima maso yanjye sinzi kwasa usibye ibyo mbona kuri social media. That has to be clear. Hama njyewe nta drama nta saga nigeze ngirana na Semungu. Mu bantu nirinda ko nanashwana nabo kuri social media, I think Semungu aza mu bantu wa mbere. So Kasuku, ibyo ni isebanya ryawe, nta n'ubutabizi yuko wowe ibintu byose uvuga urahimba ibintu just kubera ko Semungu is your friend. I understand ushaka kuba feeling bad kuko he's one of your friend. You should be a man to stand kukuri. Umuntu akoze amafuti ntukavuge ngo nuko ari inshuti yawe, akoze amafuti ujye uvuga ati wakoze amakosa. Rero Semuhungu amakosa yakoze namuhama urukiko rukabimuhamya, agende asavinge nkuko abandi bose bakoze amakosa babihanigwa. Bon, ngaruke ku kibazo Godfather wari wambajije. Jewe amakuru nashoboye kumenya, Semuhungu bari abana na abasore s'abana ya uwa mbere barahuye. Hano nashaka nsubize n'ikibazo abantu nabonye bakomeza kuvuga ngo ni gute umuntu ngo ashaka kukurongora inshuro 15. Mu Kirundi baravuga ngo utaraborogwa agira ngo nabunya, cyangwa ngo utaranigwa garamya agira ngo riri hafi. Kuri wowe wicaye uri kumva yuko uri kujudginga ugendeye ku byo wasomye cyangwa ku byo wumvise, ariko yaba wari one of them cyangwa uri mu nkweto zuriya muntu uri kujudginga, maybe nibwo wakumva neza ko ibyo uri kuvuga bitagira ifatiro. Ati gute umusore wa mbere yagiye bahuye na Semuhungu, bahuye murabizi mwese ko ya hostinga mu bubare, niba ari ububare niba araba watangiye inkuru. Yes, watangiye inkuru imva n'imvano uko byagenze exactly. nakubwira njye uko nabyumvise kandi n'amakuru nizeye. Yes, n'amakuru wizeye. yes. And then abarahura, murabizi mwese ibintu bya Semungu byinshi yabikorera hano ku Karubanda, abantu babibona, avuga akora live avuga ngo duhungu ngo akunda uko tuba tumeze bla bla bla, ibyo byose mwese murabizi. Then umwana w'umuhungu Semungu amuvuga ko ari kumukunda cyangwa amugirira irari, baranywa and then aramutahana. Hari ukuntu ngo iyo barangije izo boro ziwe yahabwa ati yo after party is at my home, ubwo ngo bakirukanga mu rugo iwe kwa Semuhungu. Aho rero abantu bajudginga ahita kuvuga ngo ni gute ngo umuntu ajya kwa Semuhungu. Guys, iyo uri mu bantu benshi yagenda ari umwe ntibage yabatwara ni njye utari kumwumvanize mutapinge muri connection mutapote bari gutapinga abahungu. Mutapingi inkuru turayivimu. Turashize. Okay, muranyumva ubu ngubu? Ubwo turakumva tano kwa yengine. Godfather muranyumva? Ndakumva. Okay, so naringeze aho kuvuga ngo nariko ndavuga ngo ubwo abantu baragiye arabanywesheje, and then ubwo yatagetinze icyo yakora itamutwara mu cyumba cyiwe, yamusindishije, yasinze. Abantu muba mu bihugu bigendera ku mategeko, you all know kuryamana n'umuntu atakubwiye ngo ego I want it ni icyaha. N'umugore wawe washatse kirazira ko umukoresha imibonano mpuzabitsina mutabyumvikanye. So ubwo barabikoze,
sinavuga ngo baranabikoze by the way, yarabimukoreye kuko ubundi he was unconscious. Abimukoreye by the time ari kubikora afata n'amavideo. Ayo mavideo ni nayo nkomoko y'izo nshuro 15, kuko abantu nka bariya how bad they are, arabigukorera akanakurikodinga. Once he has your record, ni kuvuga ngo every time agukeneye arakubwira ngo ngwino, ubyanze arakubwira ati ndaguta hanze. Kandi we everybody kwisi ngira ngo n'umunyamahanga agiye akandika se Eric Semunga ahita amenya uwo ari we. Arabizi, isi yose irabizi ko ari umuntu ajyabana nabo bahuje ibitsina, yakoze ubukwe, isi yose irabizi. So for him he doesn't have anything to lose, nta kintu kimwe cyo gutakaza afise. Mugabo wewe uri umwana w'imyaka 20, uri umwana w'imyaka 22, you still have ababyeyi. We yewe yarabigukoreye ari ryambere ibyo bintu nabikoze. Wewe you still have something to lose. Uravuga ati ababyeyi banje nibabimenya ndajahe, inshuti zanje nizimenya bino bintu ndajahe. So ufise option ebyiri, eda uramubwira ati ntari bishira hanze, canke urakavuga ati nta kundi ndemera ugwaje ndagenda nongere mbikore nawe. So amahitamo mabi nuko kubera bitewe na society yacu tubamo ndabisubiyemo, abo bana bemeye gusubirayo rimwe kabiri zina nshuro zose mwumvise. Kubera iki? Yari afise icyo abakangisha, yari afise izo video avuga ati anytime ndagirane ndagushira hanze, anytime ndabwira ababyeyi bawe kuri umutinganyi. None se mwabantu muri kujajinga ngo wajayo rimwe ngo kabiri gatatu ngo 15 ngo utabishaka, murumva uwo muntu ari kujya yizo nshuro zose yagiye kubera bishaka cyangwa ari gutinyira ubuzima bwiwe. Noneho iyo nshuro ya 15 cyangwa 16 umwana yararushe, abo bana abo bajene bararushe, bagati no way, ntibishoboka. Ibi none tuzahora muri bigushika ryari? And they had to go mu butabera. Rero abantu mu judginga, please stop your judgment. Umuntu muramukunda, yego ndabyumva, muramukunda, ushobora kuba ari inshuti yawe, ushobora kuba ari igiki cyawe, it's okay. Ariko mugiye mwemera yuko umuntu akoze amakosa, muyavuga uko amakosa ari. Mureke ku judginga abantu mugendeye ku my emotions zanyu. Hama ikindi kintu ncanywa nasozeraho, abantu murabizi mwese yuko even in the US izi story z'amavideo zamutwaye mu nkiko. Muri Etats-Unis izi story z'amavideo still the same. Mugende kuri Google mwandike Eric Semuhungu rape case, murabibona muri Las Vegas. Yafunzwe yagirizwa iki? Same shit. Yafunzwe yagiriza ko yasambanije umuntu, amufata amavideo, arangije amavideo arasakaza yaha abandi. None se ubu koko umuntu araje yakoze ibintu muri Etats-Unis, ageze mu Rwanda asuye gukora the same shit. Nariho rero Godfather ya tweet wambajije, ngiye nayishizeho ko yaranavuze ngo it's so unfortunate umuntu gukora amafuti muri Amerika bakakudeporting ugataha, instead yo kuza igihugu cyakwakiriye neza, instead yo kuza ngo ushaka umutinganyi mu byumba cyo kimwe, ushaka ujyamana ahujya uwo bahuje mu byumba cyo kimwe, niba mushakana cyangwa umva baruzuye yashaka umwe muri abo, ariko ntaje gukora umuntu atabanje kumuyo. So hari ikibazo kimwe nari ngufitiye, kuko nimvisha abantu benshi bajyaga kwa Semuhungu, bamusuraga bavuze ko habaga hari amakamera ahantu hose mu nzu ye. Ese izo kamera zo bafashe umwanya wo kuzireba
ngo barebe niba abo bana babaga bahinjira babaga bafite agahinda cyangwa babaga bishimye bari mu nzu ye. Hari icyo ubiziho? Okay, Riri, yeah, uko bigenda hose iyo turabizi twese iyo bagufashe muri RIB, Rwanda Investigation Bureau, baragera ku rugo rwawe bakareba niba nta n'ibindi bishobora kuba biri mu bigize icyaha bashobora gukura mu rugo rwawe. So of course amakamera ariwe nayo none se ayo mavideo nibikugira ugira ntibabikuye muri ayo matelefone n'intuze naho abibika. So that means yuko nibi mu makamera barabibonye. Ari nayo mpamvu nibaza ariyo mpamvu nibaza uriya mwanzuro w'urukiko bavuga bati arakomeza kuburana afunzwe, bagenderaho bavuga bati kuko bavuze ati harimwo ibyemezo bikomeye bigaragaza ko ashobora kuba yasambanije abantu batabyumvikanyeho. Of course amakamera barayaraba. Of course ikintu cyose nawe gishobora kumurengera umwavoka wiwe nawe arakigenderaho. Niba koko rero izo kamera zihari, urukiko cyangwa ubushinjacyaha bukaba butarazikoresheje, aho naho umwavoka wiwe naho kuzana akavuga ati uyu nguyu muri ari kuvuga ngo yaramusambanije, murabona ataje yishimye, murabona mu rugo iwe atari ameze neza, murabona atinjiye mu cyumba ari we wijyanye ameze neza atagaragara nk'umuntu asinze. Ibyo byose urumva umwavoka we ndakeka ari akazi k'umwavoka, ariko I'm pretty sure yuko ayo makamera of course barabirabye. Thank you. ndaje nkubaze gato, mfite ibibazo nkabinga nshaka kukubaza. Godfather, Yes. bari kuvuga ngo ni igihe wamanuye Kasuku kandi ntafite ubumoderateur bwo kumanura umuntu. oya Ntabwo ari njye yimanuye we simwaritse kumbeshyira koko. ngo ninde ugize ute? Barimo kwandika muri komenti ngo ni igihe wamanuye Kasuku. No, ntabwo ibyo nabyemera. Mujye mubeshyira abandi usibye iki. mugiye mu cyayi mugiye kuri telefone aramanuka. ahubwo niba ari hano ntabwo aragaruka. niba ari hano agashyiramo request yigeze kugaruka ahita yongera aragenda na request yishyiramo. naza turahita tumuzamura abantu ntibihangane, ntabwo twanga kumuzamura hano. Mu bantu bose bari hano kuki mugomba kumva yuko Reka nze mbaza abamodereta ko mafite ndahita avuga amazina y'uko turaza kureba mumanuye. Okay, thank you. Reka mwamanuye ubwo ngo iki? Mwamanuye Kasuku? Mwamanuye gute? Reka muhamagare ninsanga mwamanuye Kasuku. Kiza ni drama za Kasuku. Bamumanura. Ninsanga gushaka najye hari ngo bamumanure. bakumanuye ni wowe wabivuye muragenda. Muceceke. Oya. Ntabwo ari modereta, nakubwira modereta mfite. Ninsanga bakumanuye. Reka ndore. Je garuka. No, ninsanga mwamanuye Kasuku nabahitana. Umumodereta njye wampaye sinshobora kuzamura cyangwa ngo manure umuntu. Nibwo umumodereta wampaye urebe neza, ntabwo mfite bwose. Ndamumenya. Ubundi ibintu byo kwereza abantu modereta, ubundi mbwira abamodereta b'ikikoma mbibereye. Muveho mwese. Muveho. Musharingire Kasuku. Agaruke. Munshyaringire Kasuku agaruke. Ariko shago Godfather iyo ni No, ntabwo ari byo. na attention isika. No. Ntabwo yimanuye Kasuku yimanuye yabivuga. Ntabwo Kasuku yimanuye. Mumureke uramutinya se. Koko. Nta muntu ufite ubasha kumanura Kasuku. Jezamuka. Mani bakumanuye. Bamanuye mani nakubwiye ngo ntuhereze Wilson ntabwo ari ubwa mbere yaba binkoze. Okay.
nije warangaye dukomeze ikiganiro ntumuvugiremo je tugeze mu bibazo attention isika we ngese ndi moderator Wilson ntago bwaba ari ubwa mbere yababinguze Wilson basi wowe kutabimbye ko ntabwo nari mpari oke tugende nta muntu ufite uba mubwire Godfather azde kuri attention isika nje ndi moderator wa he umuntu bita Wilson intambara ze na Semuhungu ntago ari za none riri pupe nawe arabizi nizo guhera za 2019 2020 ngira kumva kuri za Instagram Wilson yakundanye na Semuhungu namenye Wilson kubera Semuhungu kumva Wilson akimara gutandukana na Semuhungu nibwo yagiye gukundana n'abo bana ageze i Nyarugenge umwana umwe akaba ari umuvandimwe wa Wilson oya tugende gake ese niyo mpamvu uri kumuzi udashaka ko avuga bumva niba okay urumva ko byaba barakarushe niba bafitanye isano n'uko amakuru yose ayafite tugende gato yararokeye fast of all uretse gato nimubwire Wilson yavuye muri Canada urikumva Wilson yavuye muri Canada amaze kuduhamagara njye na Semuhungu twari nako njye na Dumba kuri conference aratubwira ati ndaje ngende nikandira umuntu bita Semuhungu ibyo bintu Dumba ndahakana ngo ntabwo byavuze ibyo bintu byarabaye Wilson Godfather can you call Dumba ndagusabye amagare Dumba mubabare musharingire Dumba musharingire Dumba gato No, let me tell you something. No, uretse gato iyi ni iri mu bushinjacyaha uretse gato Joy hanga bagiye uretse gato Joy hanga uretse gato hano ntabwo uretse gato uretse gato Joy hanga uretse gato yariko Joy uretse gato I wish ibyo ngibyo wabivuga duhuriye mu Rwanda ukaza kubesha ibyo mugenda kwamagara nkubwira ngo ngiye kugurisha Semuhungu uretse yabaye uretse ihangane gato Joy ahangaha uretse gato ariko Wilson Jay hano wabugiye gufata inzego zacu ukazigira nkaho ibaze umuntu who is Wilson zigendera se ku butabera bwa Wilson Wilson ni igiki ku buryo yakora ibyo bintu akaba afite turi Burundi se turi muri Kongo aho umuntu akoresha amafaranga Wilson yarize ndugu Wilson yarize kugenda akagutegurira ikirego neza n'ibintu byoroshye ndugu oya ntabwo mbyemera akose ibintu baravuga urimo arabyumva ibyo ntabwo yari mu Rwanda reka Wilson ntabwo ari injiji ntabwo ari mu Rwanda rwacu reka tugende gatoya rero icyabayeho kindi uretse kurega urukumva n'abo bana baragiye bamwitambika imbere kandi bumva barakoranye bamwe bakamukora nawe akabakora hari ikindi kintu Wilson yakoze kindi nyine yateguye umukino neza Ese ibyo byo gukora bagakora ibyo wowe ubifitiye ibyemezo byanditsemo mu kirego cyabo ngo tufaze mubwire byanditsemo ko ngo bakoranye inshuro 15 baramukoze byanditsemo ko bakoranye ko ibyo ari Semuhungu bivuga jya ku gihe byanditsemo ngo barakoranye aho kino kintu uzi ko wagira ngo nta n'ubwenge bwo gusoma ugira jya ku gihe urebe ngo Wilson njyewe fite power yawe ku buryo najya gutegeka ubutabera ngo fungure mujye mukora amafuti muzi yuko amafuti mukora bagaruka mureke kwitwaza abantu Wilson yose ni ishyari kuba ex wawe mwaratandukanye uri kumva erega abantu baratandukana kandi umwe akagenda undi akagenda ariko mana yamva Wilson kwa Semuhungu kwisobanura kwa Semuhungu mu rukiko yavuze yuko bariya basore babaga babyumvikanye kuko yarabatingaga nabo bakamutinga birimo no mu rukiko niko none se urumva ko Wilson navuga ibintu atazima Wilson akunda gukurikirana na cyajya kiri muri Amerika Wilson yarakugenzeho cyane erega Faxima no muri Amerika ninjye wamufunga oya no muri Amerika wamugendagaho nakubonaga ku maspace utanga ibitekerezo umva Faxima biri Faxima Wilson ibyo akora arabizwa Wilson ni umuntu wizerega ntabwo ari injiji none se ariko se ubundi mwaretse nka nimero Godfather za metre wa Semuhungu akaba yamwimvita wenda akaba yaza ahangaha
niba byakunda. Wilson yahoze afata we umva se ibintu byose bya Semungu wisa bihindamo. Wilson yakundanye na Semungu igihe kitari gito bro. Akiba mu Buhinde. Wilson yakundanye na Semungu akiba mu Buhinde. Kasuku ndakwiyamye. Wilson icyo cyo rwose rwose Semungu nagusubiremo Semungu ntawe nzi mu buzima busanzwe. Kumukurikirana cyane. Umbwire ingene njyewe niga mu Buhindi. Umuntu utuye muri Amerika ngo nakundanye nawe how? Kuri wifi, kuri Bluetooth. Nakumenye gute Wilson? Wamenye gute? Ahubwo nta n'isoni giraho ntabwo wamenye kwa Boskani. Ako kino kintu umunyabwenge we ntabwo wamenye kwa Boskani. Yewe Semungu Semungu yamuje nawe ukiri mu Buhinde urumva ambwira ati reba shirikange nifite ndimo nakundana ko n'ibyo byose kandi koko icyo gihe muranavugana ndavuga ati ko nawe mbona ari umudamu urumva nkajya watsi ko nawe mbona ari umudamu. Hari umuntu muri bagara urabona Wilson Fox Maroro na Wilson genda muzi twaramuzi. Njyewe ntabwo muzi n'ubwa mbere. Diri okay wenda Diri pupe twarahuye. Yes Diri Wilson ni cy'abakobwa si cy'abakobwa vugisha ukuri kw'Imana. Uko namubonye ntabwo ari cy'abakobwa yaraje turamarana n'umunsi turasangira ntabwo nigeze mbimubona. Ingendo Wilson ari ngiye cyangwa se mu vugisha ukuri kw'Imana. Diri rahira mu izina ry'Imana. No nta kintu nabonye pe. Singiye kubeshya ntabeshya. Abo babiri Wilson barusha umugore. Hari umva amasenari yigiye ya Wilson. Icyo ushoboye wowe ni ugusebanya nta kindi ushoboye nta kindi ibyo. Jay ntabwo mugaruye Gasuku ni ugusebanya nta kindi ushoboye. Gasuku ngaho reka dukomeze ikiganiro twari turimo. Reka dukomeze ikiganiro twari turimo. Reka dukomeze ikiganiro reka Wilson nanjye ngaho mubaze ibibazo. Ndagusabye ni uburenganzira bwo gutanga amakuru uko abishaka ibyo kuza kumuharasinga bireke. So nani Wilson hano biravugwa muharasinde gute navuze cyane bro uretse gato nose tuvuga kuri Wilson ko tuvuga kuri Semungu na kese ye none se nawe nujya kuvuga ku muntu cyo tuvugeho wowe tukuvugeho ngo tukandi njya kuvuga ku muntu bajye gupuringaho tuma ntabwo ibyo ntabwo byo turiho tuzakora ikiganiro kivuga kuri Wilson. So iki gice mvuga ni iki Wilson uyu mwana ku makuru yageza uyu mwana hano Janine yaraje kugira ngo uyu mwana ngo nyina uriya mwana niwe ruziranye na Semuhungu ngo uriya mwana ngo nyina niwe wamuhaye Semuhungu kugira ngo bakorane kuko uriya mwana ngo yari umubyinnyi. Ibyo ngibyo bihuriye n'ukuri uriya mwana amenyera Semuhungu gute? That's a lie. Ntabwo nyina w'umwana yarazinanye Semuhungu. Ntabwo watanga umwana nyuma ngo ujye byonyine watanga umwana nyuma ngo ujye kurega hawo. Ibyo ni ukubesha. Ibyo ni ibyo abantu bazana iyo umuntu yafashwe speculations nyinshi ziraza sibyo. Hari uribuka banamufata bamwe bavuga ngo n'abana Zamura Dumba yambanye bikumva abandi bakavuga byinshi bigiye bitandukanye ariko ukuri ko ntago ari byo. Mama w'umwana ntabwo bari bazinanye na Semuhungu. Zamura Dumba yaje ntabwo ari kumubona ngo yaje ariko numvise Wilson ibyo uvuga byose ujyongera wibutsa abantu ko wakundanye na Semuhungu uri umu ex. Umva nkubwiye Gasuku wowe nta kindi ushoboye mu kanwa kawe havamo isebanya. So ariko nawe umunsi wawe urahari mu buzima nta muntu nyansebya mu buzima
ariko Gusa nawe sinkunda umunsi wawe umuntu- urahari umunsi wawe urahari ubimenye. sinkunda umuntu ukorana ibintu bugome Wilson ari igihe uvugana ibintu bugome ngo nishimye ngo nabyinnye mwagiye mugira umutima wa kimuntu nawe ngusubiremo ya majambo nakubwiye, ari umwana wawe, ari mwene wanyu, ari umuntu wa hafi wawe, bibayeho biriya bintu akabona ubutabera wakwishima. ako Wilson imyaka yose Semungu mugenzeho na none uraruha wamuretse ubutabera bugakora akazi kabo. Ngaho nyumvira ako uvuga ibintu n'ibihushane byabyo kandi wowe niwe nkumira ubutabera bw'umuntu akazi kabwo nta kibazo ndakumira wowe muri ibyo bintu ubundi inyungu yabyo ufitemo ni iyi inyungu ufitemo nuko abahohotewe babona ubutabera. wowe se abutinga uzajye kundiga nyine. Twagiye umuretse gato tugende gatoya rero Jay izo mekanizme ntabwo arizo uyu nguyu yari ari kuri tele mu bantu babwekinze inkuru ba mbere n'uyu mujene so nani ntwongere kumuvugiramo tumuvugiremo ntabwo ari byo ahangaha ko aba ari ugushaka gupfukiranya ibiriho which is not okay. Ntabwo umuntu yavuga kugira ngo udefande umuntu wawe uze umuzibiranye ushaka kumuharasiga no kumuharabika. Reka tubwire amakuru sinigeze muvugiramo gukora man nibyo uri gukora which is not okay. Singeze ko Ariko bamureba ntabwo njye mbivanaho. Okay, reka reka noneho wowe uze gushyiraho nuza comment yawe ariko ujye kumuzibiranya. Wilson uriya ku makuru ufite uriya mushere yahuye na nuza gute? Uriya nani Semungu amenye uriya mwana ati? Uriya musore uriya muhungu. mugume mu nkandaho Mwabyumvishe se nani Wilson ijambo ni ryawe. Naho gasuku se ntumuzi. Ntakuzibiranye ngo ureke kutubwira ukuri kose ko Dumba hari ukuri kose nabakuzi. Dumba akora muri ribu. Wishira Dumba muri ibi. Ikibazo cyanyu mumura hostinze live uri muri uruwari bwo wa hostinze live Dumba ndashaka kukubaza ikibazo hano. Babari mumbwira ingene ngo nabamagaye ndi muri Canada ngo ngiye kumanuka muri hano bagushize muri ibintu ngo wirisomere ko ajya mu Rwanda ngo yagushize kuri uretse gato ngo yaguhamagaye kuri telefone we na Jay ngo babwira ko amanutse i Kigali kujya gukomesha Semungu. Ibyo byarabaye du icyonzi ko Wilson ari inshuti yanjye cyane nzajya kumureba Toronto. no urakoze cyane yarya bro urakoze cyane oya Dumba urakoze cyane Wilson yaguhamagaye kuri telefone Wilson atuye Toronto nzagenda kumusura gake urakoze cyane Dumba kana nibyo mane reka kutugira kuko ibi bintu mane byambabaje nibyo umuntu bita Wilson yaguhamagaye ngo ndito kuri telefone yongeraho Jay arababwira ngo ngiye guhana Semuhungu nihanukiriye. Ibyo byabayeho musa ninde wabivuze ngo ndi muri Canada ngo nabahamagaye uri muri Canada ngo yagusize ngo kuri conference call ngo akubwira ngo bababwira ko agiye guhana umuntu bita thank you so much ukanda kuri Dumba Bobo ndabizi ko umuntu wanje nkandira kuri Dumba gere ku bihumbi bingahe twagiye ko banyibagibera Bobo bikore no Dumba bari kuvuga ngo no hano Keza ndashaka kugira ngo abantu bavuga ngo kubera ko Imana yagiye inshuro 15 yagiye inshuro 15 kuko yari yashyizweho ibikangisho by'amashusho yafashwe ntabwo ibyo bintu ndi bubyinjiremo cyane ariko abantu bose bageze kwa Semuhungu ibyo bintu barabizi. Semuhungu inzu ye yose yesitaye kamera buri muntu wese arazireba ibintu byose bigaragara babaga bariho bishimye ndi mutumiye akangwa agakomeza akaza agahoro by'amaye ntabwo ari kamera zihishe, ntabwo ari kamera kumwe umuntu kamera muri salo zirimo ahantu hose zirimo, ntabwo ari kamera zihishe kumwe umuntu yesitara kamera ngo avuge ngo yenda aguteza umutego. Abagize kwa Semuhungu barabizi urumva wenda anyway kandike kubyinjiramo ariko ngendeye ku byavugiwe ahangaha bavuga ko ngo umuntu bari bamuzi hazamo n'ubugambanyi. Reka nsohoke muri banki ntimungira kansohoke muri banki ntabwo mungira nibyo nakubwiye ikiganiro murashaka kugikora mu bundi buryo wihimura
uburyo murabivuga ngo usohoke muri banki no ngo nze mbaye ndaje mu kanya ubwire uburyo nihimura nicyo mwihumuraho abatanga bamwe bisi bemere abatanga bamwe bisi bemere nimutanga ukuri abatanga bamwe bisi bemere uwitwa Janine uwitwa Wilson ntabwo bemere icyo ndi bukore ikintu ndi bukore ubwo urafata timu yawe n'abantu bawe babaheza ngunu batware ureke nkora ikiganiro ukora giteguye oya baze baje kubaga abo ngabo ariko ntabwo baza nk'abantu ngo baje gutanga ibitekerezo ngo ibyo bikangisho bireke baze baje kubaga bisanzwe ibyo bikangisho sigaho ibyo ngibyo rwo kanga se ni ibiki kugeza amasaha ko ukora ama YouTube kutarakora ikiganiro kuri Semuhungu ariko subundi ngenge no umushuti wanjye utarakimukoraho warangiza ngo ni inshuti yawe none se wowe ibiganiro wowe ni ukuvuga ngo uri umubroka ukoresha amarangamutima gusa uri umubroka ukoresha amarangamutima ko turi inshuti ubu ngubu nzamura amakosa ntumvuge uzaba uri kubaka sosiyete nihora amakosa ntumvuge gukora amakosa ko turi inshuti njye nawe turi inshuti ubwo nutangura ikiganiro uramenye oya none se uretse gato uri kubaka sosiyete uri guhishira ikibi tuvuge uvuga muri Semuhungu uvuga ko byavugwa ukamenya mu buryo bubiri shaka muri banki buretse gato njye nuko mba nashaka kubyinjiramo urumva reka no nkubwire ngiye kino kintu niba hari mu by'abandi kubera ikintu udashaka kubyinjiramo niba hari umwana nasanzeyo ari umwana wo mu nasanzeyo urumva keza reka nze mve muri banki nze uragurikisha nuko ni muri banki harimo umwana umwe nasanzeyo twari kumwe na Zinda twari kumwe na DJ Caspi twari kumwe na DJ Flix n'undi mukobwa bita Isimbi hamwe n'abahungu b'ababonza banjye turagenda tujya kwa Semuhungu dusanga yakana k'agahungu ko dudrede n'ibiki byose katana karagenda kirukana uwo niba uriya nawe arimo baba baramurongoye izo nshuro zose kandi yabaga yakwanya yarashaka kuhava ndi kukubwira Jay reka mve muri banki nze ibyo ngibyo uri kwivugisha ngo kwanza ndabanza kugarukeho umbwire impamvu nk'umuntu ugomba guhereza abanyarwanda ukuri ugakora ibiganiro ukabukora ibiganiro bihuhiturana byanga kari ikibi urambwira impamvu udashobora kumukuraho inkuru kubera ari umushuti wawe nyine nyikoze nazana amarangamutima yo mubwira nyikoze nazana amarangamutima yo guhishira ntabwo ugomba kugira amarangamutima wowe ntabwo ugira amarangamutima kandi ugomba nuvuga uretse gato nuvuga ngo inkuru uhereza abantu bagukurikira ziba zirimo amarangamutima nta kuri kuba kurimo kuko amarangamutima bajyana no nyine nirinze gukora iyo nkuru ko nshobora kuzana amarangamutima ugasanga meze nk'umuntu ugiye kugumbura abantu ngaho rero reka aya masaha ndakwibutsa ko ntabwo uri gukoresha ukuri uri gukoresha amarangamutima ku nshuti yawe rero ntabwo aribyo ba professional ureke gukoresha amarangamutima turambike ibintu hasi kuko bikwiye ba jihadiri twabakozeho inkuru si bari abashuti bacu ariko twirinze amarangamutima oya have shaje wara kanicecekere episode wamukoze buzi ukuntu zingana agasa yewe ni yazinkozeho akozwe kugira ngo umuntu abeshye buri kintu cyambabaje mu buzima ni ukubona ukuntu nirirwa ndwana no kugira ngo famiye yanjye nibura nimba ari ako kaboga keza nabo bakabonere ku gihe n'ibiki umuntu akaza akavuga ashaka ngo muri covid yarabagaburiye riri yego ndabyumva ariko nyine tekereza nka none ahangaha wa mutwini wawe umuntu akabyuka mu gitondo akavuga ngo yamubonye kuri Caritas ngo arimo arajya gufata ifu y'igikoma ngo nifu ntabwo nanzi yuko harimo isebanya urakoze cyane nyine tekereza yambwiza ukuri uzi ko biruta ikintu cy'igitutsi cyo kuri nyoko cyangwa se ibaze none ahangaha bakavuga ati babonye wa mutwini wawe kuri Caritas ari ku murongo ariko nawe waramusebeje kuri papa nawe ari gufata soso ariko oya ntabwo navuze kuri mama we gusa navuze no kuri papa we kandi papa we arahari ari muri gereza ya Nsinda ibyo yakoze riri urabizi namwibutsaga gusa ko atajya kumusura nese niwe ushinzwe kumwibutsa naramubazaga impamvu atajyayo niba baterwa ipfunwe nasa noneho nkanongera nkanamubwira ko nyina nawe arahari kandi yari arwaye nyine ngira ngo umufashe atubwire nimba mama warwaye tumufashe tumujyane kwa muganga mu bitari imbere umva Jay abahanga nabasuhuje kabisa mwese kamara yo bro nigendere n'ubundi ndi mu murongo yawe okay so
uze kuba muri mute utaza gukora amakosa. Iryo terabwoba ryawe niryo njya kuziza. Amakosa uri muri genda cyangwa kurya umenya ko umuntu agiye gukora amakosa. Reka abantu bisanzure. Gozfa. Yugira impuhwe mwana. Ariko si impuhwe zituba ku muryango n'impuhwe. Bro, Gozfa n'ukubana kamarade uzatuma afunga. Kamarade rimwe azahunga afunga. Reka dogere. ubwo nafunzwe mu minsi yashize biragoye ubu ngubu bro biragoye akabaye n'abafunzwe ariko ntabwo nabivuga gutyo ntabwo nabivuga gutyo kuko Imana ibizi ibyo yapanze mu buzima bw'umuntu ariko ntacyo ubwo utarafungwa nanjye sinzafungwa. Kamara meze bita ariko nizere kujya nyine nibura basi wicaye wenyine ujya wibuka ko ufite ubwenge buke wagiye ugeragezaho kabyaraho komba nkugira inama ngwino utanga ibitekerezo kuri impuguke se nari nkugiriye inama